y'indege banditseho ko agera mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki 20 ku isaha 6:34 aribeshya atekereza yuko ari mu rukerera ubwo rwo ku itariki 21 ni Tanasha Donna indege yaramusize ariko nyine yarayageze mu gihugu cy'u Rwanda nubwo abanyamakuru bamutegereje mu ijoro ryo kuwa kane ntibamubona baraye bamubonye rero mu ijoro ryo kurishyira igitondo cyo kuri uyu wa gatanu yageze i Kigali. Hari byinshi mu byo yatangaje. Tanasha Donna ni umunyamidelikazi akaba yarahoze akora n'itangazamakuru mu gihugu cya Kenya n'ubundi niho yavukiye aza kwimukira i Brussels mu Bubiligi ari naho amaze igihe kinini mu by'ukuri atuye anakorera. Akaba rero yaramamaye cyane ubwo yari umugore wa Platinumz ndetse banabyaranye umwana. Akigera ku kibuga cy'indege birumvikana itangazamakuru ryagomba kumubaza uko azi igihugu cy'u Rwanda ndetse n'inshuro ye ya mbere yavuze ko mu by'ukuri yishimiye kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi Tanasha Donna abajijwe ku mubano we na Platinumz yavuze ko amwubaha nk'umugabo babyaranye ndetse ko rwose ngo bafitanye igihango kidasanzwe kubera yuko bafitanye umwana mwiza. Abazwa ku muziki we ndetse no ku muziki azi w'abanyarwanda yavuze yuko indirimbo ngo akunda cyane kurusha izindi. Avuga ko ngo ari indirimbo z'uwitwa Mike Kayihura. Avuga ko anizera ko bazakorana indirimbo muri iyi minsi. Afite igitaramo ku munsi w'ejo ku itariki 22 ariko rero no kuri uyu munsi mu mugoroba araza gutaramira Inyamirambo. Ku munsi w'ejo azataramira Inyarutarama. Reka nibute cyane yitwa Blues the Fast akaba yamaze gukiranze mixtape ye yise The Fast Style iriho indirimbo 6 hariyo yise 50-50 hariyo yise Turi Busy hariyo yise Ni Wowe hariyo yise Sinzatinda ndetse niyo yise Bakebeza. Yamaze kujya hanze rero yavuze ko ari style nshya style n'ubundi ya Blues the Fast. Hanyuma kandi witwa Blues Melody yahishuye ko igitaramo yagomba gukorera muri Polonye ngo yagisubitse ku mpamvu avuga ko zamuturutseho. Ati kenshi abadutumira hari igihe mu by'ukuri impamvu zisubika ibitaramo aribo ziturukaho. Atari ku igitaramo nagomba gukora muri Polonye mu by'ukuri ni impamvu ngewe zanturutseho. Atari ko mu by'ukuri nta gihindutse gahunda y'ibitaramo biraza gukomeza n'ubundi yaba ari ibitaramo ategerejwemo i Brussels mu Bubiligi mu kwezi kwa 7 ndetse n'ibitaramo agomba kuzakorera muri Canada. Ati ibyo byose mu by'ukuri biracyahari ariko kandi mbere y'ibyo bitaramo byose Blues Melody azabanza ataramire muri Sweden naho yatumiwe. Nihute cyane nyure ku mugabane wa Afrika. Witwa Simi yavuze ko mu by'ukuri album agiye gukiranze yise Lost and Found ngo ari album igaruka ku buzima bwe bwite ndetse Simi yahisemo n'abahanzi bazaba bagize iyi album. Uyu umugore wa Adekuni Gold akaba umwe mu bahanzi kazi bakomeye cyane mu gihugu cya Nigeria yahisemo ko iyi album izabiriho uwitwa Asa. Yahisemo ko izabiriho uwitwa Tiwa Savage. Yahisemo ko iyi album ye izabiriho uwitwa Roger. Uyu nguyu yarazwi cyane mu ndirimbo yerutse kujya hanze n'ubundi yakoranye na Chris Brown. Avuga ko rero ari album abantu bakwiye kwitegura mu minsi mikeya iri imbere. Ariko kandi Wizkid we yavuze ko Don Jazz ngo ari umugabo udasanzwe nyuma ko mu minsi yashize yaramwise ko ngo ari umuntu usanzwe rwose w'umwinfluencer. Yavuze ko rero ngo ari ikiremwa kidasanzwe ndetse amwigiraho byinshi. Hanyuma kandi Beyonce Giselle Knowles we aravuga ko mu by'ukuri ngo ibyo kuyobora intonde no gucuruza amafaranga menshi ku mbuga nkoranyambaga ngo ntabwo bikimuraje ishinga ngaho bikimuraje ishinga no gukomeza kubera icyitegererezo abandi ba black cyangwa se bafite uruhu rwirabura bakora umuziki. Ati cyo nicyo kiza imbere ndetse ndimo ndabigeraho umunsi ku munsi. Ibindi turaza kubiganiraho muri Showbiz Studio. Murakoze cyane Moses.